Ikaze kuri wa muyoboro mukunda muri benshi inshuti bavandimwe, uyu munsi ngarutse nje kubagezaho amateka ya Noheli. Nk'ibisanzwe ntimucikwe. Noheli ni umunsi mukuru wizihizwa n'abakristo batandukanye, ukaba uba ku itariki 25 Ukuboza. Ukaba ufatwa nk'igihe cyo kwishimira igitangaza cy'ivuka rya Yesu Kristo. Noheli ikaba ifite umwihariko mu muco wa gikristo, ahubwo ikaba ifite n'akandi gashya mu muco w'abenegihugu ku bihugu byinshi bitandukanye. Noheli yaba yarakomotse hehe? Noheli ni umunsi w'ivuka rya Yesu cyangwa Yezu. Ubusanzwe ukaba ukomoka ku bijyanye n'inkuru y'ivuka rye. Nk'uko byanditswe mu ivanjiri yitiriwe Matayo na Luka, umuhango wo kwizihiza Noheli wakomotse mu matorero ya gikristo mu kinyejana cya 4. Mu gihe amadini atandukanye yatangiraga kwizihiza uyu munsi nk'umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu. None Noheli yaba ishingiye ku ki? Noheli ishingiye ku kugerageza guhuza abakristo n'umurage w'ubukristo, ituma abantu batsinda cyangwa se bagakora ibikorwa byo gukora neza mu gusangizanya urukundo. Ibi bikaba byibanda kandi ku bantu b'abakene bafashwa kubona amafunguro kugira ngo ababibakorera cyangwa abakristo babitayeho babone imigisha ituruka ku ivuka rya Yesu Kristo. Kuki Noheli usanga isi yose yifata nk'umunsi udasanzwe cyangwa igitangaza? Noheli ifite agaciro kanini ku isi yose kubera ko ikora ku mutima w'abantu cyangwa ku mitima y'abantu yaranze ivuka ry'umwana w'Imana. Ituma abantu bahura, bagasabana, bakagira ibihe byiza hamwe n'abandi batari baherukanye, kandi bagahana amahoro n'urukundo. Ariko kandi iyi ngingo ituma hatangwa ibihe cyangwa se impano zitandukanye, umwihariko mu miryango cyangwa ibitekerezo byabo byihariye, bigatuma barushaho gusabana. Ese mbere y'ivuka rya Yesu cyangwa Yezu, Noheli yari isanzwe ibaho? Mbere y'ivuka rya Yesu cyangwa Yezu, imihango myinshi y'amasoko n'ibirori mu muco wa kera nk'ibi byabaga biherekejwe n'igihe cy'imboga, guhuza amoko y'ibiribwa bitandukanye. Ariko nanone Noheli yihariye mu bibazo bibiri. Ivuga ku ivuka ry'imbuto y'ukuri y'ubukristo. Agaciro ka Noheli mu mibereho y'abantu noneho ni akahe? Noheli ifite agaciro kanini mu mibereho y'abantu kuko ikangurira umuryango kwishimira gusabana, gukora neza no gufata abababaye. Byongeye kandi ikaba umwanya mwiza wo kuruhuka, kubumbatira umuryango no gushyigikira ibindi bikorwa by'urukundo. Kubera Noheli. None Noheli ya mbere na Noheli y'ubu byaba bitandukaniye hehe? Noheli ya mbere y'ivuka rya Yezu na Noheli ya nyuma y'ivuka rya Yezu cyangwa Yesu, Noheli ntiyabayeho mu buryo bwo kwizihizwa nk'uko tubizi uyu munsi. Ahubwo hari imyemerere n'imihango iva ku muco w'Abayahudi n'iy'ibindi bihugu bitandukanye. Nyuma y'ivuka rya Yezu cyangwa Yesu, Noheli yaje kuba umunsi udasanzwe wo kwizihiza ivuka rya Yesu cyangwa Yezu. Ifata isura y'umunsi mukuru w'ukuri, ikaba inarimo ibikorwa by'ineza, ubufasha n'amahoro, kandi ugasanga yarakwirakwijwe mu matorero atandukanye n'ahandi ku isi hatandukanye. Ikaba umunsi wo gufatanya mu rukundo. Ibi byose bituma Noheli iba umunsi ufite agaciro by'umwihariko mu midugudu, mu mateka y'abakristu, uhereye ku ivuka rya Yesu cyangwa Yezu, ndetse no mu biganiro byahurizwagamo abantu batandukanye. Noheli uyu munsi ifatwa nk'umunsi w'akataraboneka mu miryango itandukanye hirya no hino, kuko usanga ari uri bunaka n'uri runaka bose baje gusangira ibyishimo n'umuryango wabo. Kabone n'ubwo yaba amaze igihe kinini atakandagira mu muryango we, uyu munsi araza agahura n'abavandimwe, ababyeyi, inshuti hirya no hino mu muryango, bityo bakizihiza umunsi mukuru wa Noheli
ku buryo budasanzwe, kuko niho uzabona abari babuze, abari baratorongeye baragiye hirya no hino baje kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli, kuko baba bongeye kongera gukubita agatima impembero ko batanaherukanaga n'imiryango yabo. Icyo gihe inshuro nyinshi uzasanga imiryango yahuriye hamwe yaje gusenga, iri gutembera hirya no hino ariko nako bafata amafunguro. Gusa ntitwakwirengagiza ko hari ubuhe usanga imiryango myinshi ibabaye cyangwa se y'abakene babuze uko babyifatamo muri iyo minsi mikuru ya Noheli, kuko ntitwakwirengagiza ko hari ababurara bakabwirwa cyangwa se badafite n'imyambaro. Noheli yari ikwiye kuba umunsi mukuru wo gufasha ba bakene, ba bandi badafite urwara rwo kwishima, ba bandi bababaye nabo bakifatanya na ya miryango iba yishoboye, bityo umunsi mukuru koko ukawuboneramo umugisha, ukawuboneramo urukundo koko rw'Imana rukaganza mu mitima y'abantu, kuko habayeho no kwitanga cyangwa se gufasha ba bandi bababaye. Ndabakunda cyane, ibyegeranyo nk'ibi ni agahoraho, keretse ibyo mutazajya mushaka. Ntimugende mutibutse kuduha like, share, comment na subscribe ku muntu utari wayikora. Ndabakunda cyane.